Asiko nawe kakantu katarakira. Akahise kabukunda abagore. Iyo mutipe kakantu ntikarakira. Tekereza ikintu kimubabaye anamutwara. Ashaka guhora turaguca inzoga rero. Nese ibintu amande turi gucura yirengereje uyu muntu wawe. Kubera ko mukunda ndagerageza. Umwana yakubiyemo. Hindukira wereke umusaza we. Ugiye rero mwandekura nkagenda. Akubundi mwamerekeje tukajya. Oya uzi impamvu se? Utararekana na ziriya mfite ufite ntabwo bishoboka. Ubwo nimba utaziretse rero hitamo kurekana nanjye. Yego. Cyane ntabwo byakunda. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Do you understand? Kasongo ye Mombali nanga Kasongo mbona wewe Songa libala Ogo ye Kasongo mbona wewe Mombali nanga Simba kubazanira agatebe batwiyunguye turi kwitera story nyine z'inshuro z'akazana rwose umuntu bita imbobo utangiye gutwika imbobo sa umuntu akiza afise imbobo erega n'umuntu afise imbobo umwereka ko afite agaciro kagize twita imbobo Isuga abantu muramuka mukina amakarita Jeff Teganya kuzabashira. Jeff umuntu umuntu uzayita abantu bawe nyine kari agaciro nubwo nyine dukuye muri mudu why not umuntu wawe azayita abantu b'abagabo mu njegera Ariko ibyo bintu ntago nari mbimuziho. Ase sister nyine ese ubundi banza udupresent ariko kagenje Jeff rero nawe byiwe bimaze kuca Jeff yari kure mu uraza nona present abajama bawe Arancumuza nanjye ubwiza bwe. Iyo mureba nanjye bintera ikibazo nkumva kubisobanura nibinkundira. nyine umusanze turi kwikinira Amakarita. Jeff asigaye yaragiye mu rukundo man Hagati aho ngaho buretse kumbwira ngo nyine umusanze turi kwikinira amakarita sike neza aho kugira ngo mudusuhuze ngizingi ngo Sogo munsi yo baye mukomere uzakwita ngo zo bushaka ubwo wa mugani we ntazakwita ingegera umunsi uzaba washaka Nimusanga nawe mu bintu nk'ibi nzabimwita. nanjye uzanyita ingegera. Ubu tubaye ingegera. Yega kurengera we Hahinda saba imbabazi so twagucica uradusaba imbabazi uko byagenda kose Urabizi ndagukunda. Mbabarira rero aba bagabo basaba imbabazi. Oya. Ntabwo nahita mbasaba imbabazi. Urabatutse. Nkeneye kumenya impamvu. Babyuka bakina ikarita. Barabyuka bakina ikarita nkaho babuze ibyo bakora. umugabo washaka gucibwa inzoga nyuma Oya. Asuma wamunsubirije se impamvu twicaye Kasongo ye sasa rero ese bundi witwa ndetse Mombali nanga Kasongo mbona wewe Songa libala Ogo ye Kasongo mbona wewe yitwa Irene Mbona wewe Mombali nanga sasa rero Irene nyine ni icyongereza mujye mumbabarira Tujye dusobanura. twebwe tuzi twebwe ikinyarwanda kijya kitugora cyane sigaye tuzi icyongereza gusa jewe kuba asanze turi gukina amakarita Jeff urabizi twakoranaga se nawe ukuntu byagenze se ntabwo kuzi ni ukuvuga ngo nakoranaga n'uyu mugabo wawe sibyo nubwo ataraba umugabo wawe biba ngombwa yuko baza kugabanyamo abantu ntabwo bagendeye ku buswa habayeho gukata nyine semani ikarita murazihagaritse uretse mani nanjye nisanga muri abo ngabo ntabwo bisobanuye yuko
ari uko wenda umuntu ntacyo gukora yari afite sibyo n'ubundi umuntu yakibona nk'uko noneho uwo nguwo uri gutuma utwita umushomeri nawe ejo byamubaho nese ubwo nawe wamwita umushomeri yamwita ingegera ntabwo bacyanditse umushomeri urakoze ariko mani njye ndumva ku bwanjye ariko ibyo bintu mutabigira big deal hari nk'ukuntu umuntu wenda aba akubona aparance ariko atazi ikikurimo cyangwa se atazi future yawe ahazaza hawe rero njye ndi kumva wenda ashobora kubona umwana yivukira wenda nko mu gikoma cya avoka akavuga ati si abantu ko ntasanzwe mbana nabo uri kumva ariko atazi ahacu hashize sister rero wenda twebwe tuba turi hano si uko turi abashomeri totali uri kumva hari ibyo twakoze mbere hari n'ibyo dutegereje gukora Jeff arabizi ni inshuti yacu ko tuba turi hano tuba dutegereje nk'uko nawe ejo bundi azategereza cyangwa nta mpamvu rero kuzajya ubona umuntu wenda ngo umubonemo ntabwo turi ingegera twebwe twahoze dukorana na Jeff akazi twakoze arakazi n'icyatumye baduhagarika kirahari ni nabyo turi gukurikirana twikinira amakarita urumva rero wowe twisangemo ahubwo tuba inshuti kuko turi inshuti n'umugabo wawe twikinire imana welcome umushomeri Irene mu mwanya wo gukina ikarita basi ntabwo mwahaguruka mugashaka kandi akazi sisi turajya ngo tujye kwibasa ibyo bibaho namusubiza ibyo bibaho urabibona muri iyi minsi nyine dusa nkaho nta kuvuga ngo ntitwashaka akazi karaboneka pe ariko ubu ngubu muri iyi minsi urebye n'ibintu byajemo byo kuba amagare yazamo dusa nkaho natwe dusa nkaho imirimo yahagaze ahantu hose turategereje ducira urubanza nta n'ikiyede mwashaka ikiyede biterwa na CV y'umuntu wanjye shamanje kandi dusa n'abayede bana dusa n'abayede umva man none ujye ibintu biranarenze izina rye yareze man uko twabitekereza tuvaniye umuntu ntabwo nabyemera turaguca inzoga nese ibintu amande turi bugucura yirengera hejuru y'umuntu wawe kubera ko mukunda ndagerageza umwana yakuyemo ahubwo akazi twakoraga urabona akazi tuba dutegereje ko bongera kuduhamagara niyo mpamvu twavuze reka dukine ikarita noneho sheri wawe aza aturebera muri miruwari y'uko turi abashomeri twadusunika amasaha twadusunika amasaha uri kubitsindagira none ikindi no si wagira ngo usange turi kunywa inzoga muri iki gitondo babareba yaba umukobwa yatumye kwanika umugore kunywa resi ntabwo tugikora waragiye kukugira imbwa neza yarakwahiriye cyangwa gusa agiye usanga abagore bahera ngisigaye nineraga ko nuzo wa mujama twagendana uriya ntiyamwahiriye ariko bigeze ugiriye umugisha umugore yakwahirira nabyo birubaka se buriya ugiriye umugisha ese ubwo ko icyo gihe yaba kuyobora cyokora jewe mbimenye ko yampaye rumari ukanyahirira se ndi inka ubaye inka umenye ko yaguhaye agashyi abagabo benshi ngo babaye ngo ari ukuntu umugore akwahirira wenda nk'abavandimwe bakabibona bakabavugisha mu ibanga ariko genda imeze sesta isanzura sinshaka kuvugana n'ingegera ariko gusa wisange nyine wisange tu n'undi zadukenera none se wamu burenganzira se akadusohoza bya nyabyo aya ni abasohoza ntacyo bitwaye kuko ejo bundi nijya gufata irembo urumva wishaka abasohoza ako siko nawe ka kantu katarakira gukunda abagore umutipe ka kantu ntikarakira tekereza ikintu kimubabaye yanamutwara ashaka guhobera se cyangwa ushaka kumusoma ushaka gahunda y'umuhobero aya masaha ariko se buriya wayiretse guhoberana ni ingeso none se kubera ishaka guhobera n'ubundi si ingeso ahubwo ku mugore utari uwawe yego iniga yo yagize iti reka ngiye kubereka sasa rero niba mucyumva yuko guhobera umuntu ari mbese ari uburwayi cyangwa se ari akabazo izina ry'Imana ntabwo murasa reka nkukosore kuri ako kantu ni ukuvuga ngo wari guhoberana ari uko adusabye imbabazi nawe bikagaragara ko uzimuha uwo muhobero uhagararije uje gute mana ka kantu nikarakira mana akageso karacyarimo karakora ariko kazakira mana icanga ikarita twikinire ariko twakiganiriye se ko none hagati aho ngaho si ukubereka gusa nshaka no gufata irembo buriya
Okay. Numva avuze ijambo ahubwo iryo nicyo twari dutegereje. nicyo gikuru Nicyo twari dutegereje. Nose ko turi abantu bawe. urumva nabyo Urumva yatekereje ati Kaga ngiye ntabwo nazikoramo izo ntoki. yavuze ati njye urumva natekereje niba udatera intambwe njye nyuma Uzi impamvu nazikoramo? Ijambo mbwira uraryibuka se? Bantu nsabe imbabazi mani kugira nzikoremo. harya nta naryibagiwe. Kaga na kera twarakoranaga urabizi twari serious. Iyo nagusuzuguraga narazigusabaga. harya Witaye kwaba bashomeri se wa mugani nawe Urumva tubaye abashomeri. wowe ntabwo ukiri umushomeri uzamfasha reka nk'uyu ngabo bagomba kuzamfasha urugendo ndimo nk'uyu ngabo ashobora kuza akamfatira irembo akamvugira ijambo ese ni umusaza. Njye navugira n'inka uyu yavugira inka nzi kuvugira nta kintu yagufasha uyu nguyu ashaka kumutwara yayitwara nta muntu ubura umumaro sister nta ubaho uyu nguyu yakakira abashyitsi namara kumenya ibyo dukora azamenya ko dufite ashobora kuba yakora banza tumenye d'abord abashomeri ariko kabisa ariko nyine uzabanze kontore mbere yo gufata irembo njye niyo nama. banze ari wowe uzajya kurifata bahise bakugira umusaza ubu ntabwo yahinduka ageze mu rugo ntabwo yahinduka ku buryo azaza akakwakira akaguha icyayi guhinduka gwe yahinduka erega nta muntu utahinduka ese wamweretse iwawe. ariko nituva hano harahanyura So gusa gihe rero narindi mu bagenda nubwo musanze turi gukina ikarita. wowe wihuse se mwana yewe se kandi wowe wihuse ugiye gushomerera he mushomeri. uko yakabanye umushomeri Nibutse ko wa mujama nabuze nimugoroba wa mujama ambwira ngo tuze guhura ndangire imirongo se. yakubwiye saa munani saa dufite saa sita nizageze. saa sita turi saa sita kandi yakubwiye saa Ako se munani saa sita twajya tuvugije izi mpamvu se ndi guhuza ni saa sita ubwo se ntabwo yumva ngiye kumureba mani ugiye kumura mu rugo. ntacyo ariko biba byiza kabisa nta ribi mbere yo kugenda rero banza umbwire ikintu kimwe nimba ushimiye nimba ungaye ngende nanjye nitekerezeho ndebe icyo ngomba gukora nyuma y'ibyo ngibyo biragaragara n'icyana cyiza kabisa. Kasongo mbona we Ahantu hose wamusohora songa libala gucisha meje gusa nyine tujye tuvuga ibindi tubisubiremo ntabwo twari kunenga kandi nkuko nawe kunenga mobali nagaye yaba neza ntabwo ari uko yabanenga ko yaba neza siko bimeze gusa mu rundi ruhande birenze kabisa igitenge kizamubera ese niba wabibonye amakanzu ndabona ari werega wabimenye mbere yacu ahubwo bazamushyirire bazamushakire isara bariya azajya yambara yayindi y'abahinde isari yayindi y'abahinde ya myenda y'abahinde ariko yaba n'umuzi kaga yahaguruka se tugasa njyewe rega yaje turi mu bintu by'amakarita ushaka umusoza hari oya nahaguruke njye niba ari ugushima ushime n'igihagararo urumva ni nawe uzafata irembo urumva birumva umusaza wahisemo ko numva azajya haguruka bakure numva azanakazana kagabo turaziranye nuko nanjye muraziranye wowe nazanye oya wowe nazanye ntabwo nawe uzareba natangiye kumuhindukiriza wowe nazanye oya ibyo byo ndabihakanye oya wowe nazanye washimye ndabihakanye aya kari akajogo gusa nahaguruke nyine muki yubaha icyifuzo cyawe namuhindukira bashamo hindukira wereke umusaza we ayi ewa kabisa rwose Kabisa. urashinguye inyuma wahabonye se ni sawa rwose ntari wishakiraga ubu umusore wacu ntabwo ntabwo nihangiza ntabwo yarebye imbere ariko fe ubona ka kantu katakirimo karimo ariko none kuba karimo nanjye ndumva so ugiye rero mwandekura nkagenda ariko ubundi mwamerekeje tukajya oya uzi impamvu se oya Jeff se naduhaye proti twe turagogera Jeff twe turagogera Jeff mani yewe yari yampaye ubutumire ukumva agenda rero wamujama rekana n'ababwiza ukuri yatetse mani yatetse njye ntabwo nshonje nshaka byeri gusa yakwinywera byeri mani
nibaje gutwereka umwana urumva rero mwakamerekeje Jeff tukagafatira hariya hirya ku kantu nta n'ibikaza ari kujya wa mungani tukagenda niyo twafata rimwe twanamuherekeza mugani ariko mujamura musubitse tujye kwinywera nta birenze uwo mucama mwihorere mani Jeff rana yaduha proti tukayanga mani tugende twitemo mani tugende turabyari Nanga kiriya cy'urudaje. akarakara kuzabaza Uriya jarunyegezo nawe. A few moments later. Njyewe ntabwo biri mu bintu nabyemera. Ziriya nshuti ufite ntabwo bishoboka ko nakomeza kubana nazo ntabwo byakunda. Ese bari abantu babona baza kugeza ku kibazo kugeza ku kibuga reba amafaranga yose ukonsomye hariya uko angana ese ubwo ngubwo umubare urimo n'ubuhe ntabwo bishoboka none ubwo nta bibazo dufite twagagombye gukemura hari ikintu twakagombye gukemura dukeneye kandi none se ntabwo bizi oya utararekana na ziriya nshuti ufite ntabwo bishoboka ubwo nimba utaziretse rero hitamo kurekana nanjye yego cyane ntabwo byakunda bayi kandi ndanagiye cyane rekana nanjye igihe wanesheje cyonyine kirahari mama yangu game over work is done here